Babyeyi, inshuti, bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nk'uko nabibabwiye mu nteruro y'iki gitambo cy'Ukarisitiya, kuri iki cyumweru cya mbere cy'igisibo, ivanjiri y'uyu munsi ari nayo ngiye kwibandaho cyane mu kubasangiza ijambo ry'uyu munsi, iratubwira ko Yezu amaze kubatizwa yavuye ku nkombe ya Yorodani yuzuye Roho Mutagatifu, maze ajyanwa na Roho Mutagatifu mu butayu. Ubutayu ni ahantu hadatuwe, mu butayu ni ahantu navuga ko haba kwigunga cyane, ndetse mu butayu umuco w'ibyanditswe bitagatifu utubwira ko n'amashitani ariho bajyaga bayohera ngo agende agiye mu butayu. Nta kitangaza rero ko aho mu butayu Yezu yaba yarahuriyeyo na Sekibi maze akamugerageza. Iyi vanjiri nk'iyi ngiyi duhuye nayo mu gihe nk'iki cy'igisibo, ni ukutubwira ko natwe duhamagarirwa kujya mu butayu. Muri make, gusa nk'abahunze bimwe bidusakuriza, gusa nk'abahunze ibyaduhungabanyije umutima, ngo maze tujye kwihererana n'Imana. Aha turatumirwa kujyana na Yezu mu butayu. Iyo ujyanye n'umwigisha, burya uba ugiye kwiga, kandi ababatijwe bose turi abigishwa ba Kristo. Iyo aduhamagaye rero nk'abigishwa be, akaduhamagara nk'umwigisha ati nimuze tujyane mu butayu, nuko aba agiye kutwigisha. Nimureke twige rero kuri iki cyumweru, kandi twigishwe n'umwigisha ukomeye ari we Yezu Kristo waduhamagaye ngo tube abigishwa be. Isomo ry'uyu munsi Yezu umwigisha mukuru aduha ni isomo ryo guhangana na Sekibi. Uyu nguyu ugiye kutumarira inyana mu ruhongore, ndavuga rwa rubyiruko rwacu ashukisha uduhenda abana bikarangira arumariye mu nyenga y'urupfu. Ndavuga Sekibi uyu nguyu udatinya n'ababyeyi babyiruye akabateza imico mibi, ngo aha ni ibyateye. Ntanatinye kwinjira mu ngoro y'abatoye nkatwe, akatwereka ko ibyo tubamo ari ukwibeshya, ko ibi ngibi byo gusenga no gusingiza ntacyo byazatugezaho. Yezu ati nimunkurikire mu butayu, uyu munsi mbigishe. Narungurutse ndeba mu mfashanyigisho ye y'uyu munsi, nsanga isomo ry'uyu munsi ririmo ingingo ebyiri zikomeye, ngo niba dushaka kurwana na Sekibi waduteye kugira ngo atazaturimbura, hari ibintu bibiri by'ingenzi tugomba kwitaho. Kutemera na rimwe kwinjira mu mishyikirano na Sekibi. Icya kabiri, kurwanisha umwambi w'ingobe. Umwambi w'ingobe mu Kinyarwanda ni wa wundi uba ufite uduhembe tubiri, iyo urashe umwanzi ntiwawukurura ngo uvemo. Iyo udahezemo kugira ngo umuvemo, nuko ugomba kumuhinguranya ugaca mu rundi ruhande.
uwo mwambi w'ingobe wo kurwana na Sekibi w'uyu munsi ni ijambo ry'Imana iri ngiri ritavangiye, kandi tumubwira tumureba mu maso, kuko Sekibi atinya ijambo ry'Imana. Reka ntangire mwumve uko iri somo riteye. Yezu atujyana mu butayu akatwibutsa ko nta winjira mu mishyikirano na Sekibi ngo arokoke. Icyiza rero ni ukutemera kwinjira mu mishyikirano na Sekibi, kubera ko agira akarimi karyoshye, akagira ingingo zisa n'izifatika, kandi akazerekana nk'ibintu byiza, kandi navuga ngo kiba ari ikibi cyambaye igikote gishashagirana. Maze natwe twabona ibyo bishashagirana tugasa nka wa wundi wabonye ishitamba agata n'urwo yari yambaye. Niba mugira ngo ndabeshya, muzabaze Eva muka Adamu, nimutanyurwa muzabaze na Adamu umugabo we uko byabagendekeye mu busitani bwa bundi bwa mbere, bumwe bwiza cyane. Reka mbarangire mujye kwisomera, muzasome mu gitabo cy'Intangiriro, musome mu mutwe wa 3 muhereye ku murongo wa mbere, niho muzabona ukuntu Sekibi abigenza cyangwa se agenzereza abemeye kwinjira mu mishyikirano nawe. Nari ngiye kuvuga ngo aragatsindwa, nibuka ko naba ntukaniye kuri aritari, ariko ntabyo navuze, ariko n'ubundi ntagatsinde. Iyo umuhaye urutoki ahita afata n'akaboko, wamuha akaboko akaguhobera wese. Iyo wemeye ko aguhobera rero birangira akumize bunguri. Nguko uko akora Sekibi, umutware w'ibibi byose. Uyeva nababwiraga rero natangagaho umugabo, byatangiye ari nk'agakino, aho Sekibi rero abera mubi, asa nk'ukoresha icyiza ariko akagikoresha mu bibi. Aho abera mubi cyane, afata ijambo ry'Imana akarihindura ukundi, akaba ari ryo asa n'udufashisha, tukagira ngo ni ijambo ry'Imana kandi ari ijambo rye. Niba mugira ngo ndabeshya, nyine muze gusoma uwo mutwe wa 3 w'igitabo cy'Intangiriro. Sekibi ukuntu amubwira, aramwegera akamubwira ngo hari Imana yaravuze ngo ntimuzagire igiti cyo muri ubu busitani muryaho. Iyo ni inzoka y'indyarya isobanura Sekibi yabazaga iki kibazo. Nimwongere mwumve ko ikibazo giteye, ngo hari Imana yaravuze ngo ntimuzarye igiti cyo mu busitani muryaho. Ku muntu uhubuka yakumva koko ko ariko Imana yavuze, ariko Sekibi yafashe ijambo ry'Imana ihinduramo gatoya kugira ngo ifate Eva muka Adamu. Ubundi nimusoma neza muzasanga Imana atari ko yari yavuze. Imana yari yavuze ngo muzarye ku bindi biti uretse gusa igiti kiri rwagati mu butayu. Siko Imana yavuze ra? Maze Sekibi aje, aho kugira ngo kibe igiti kimwe kiri mu butayu, ijambo ry'Imana ararideforuma, ararihindura, abwira Eva ngo Imana yamubwiye ngo ntazarye ku biti byose. Nguko uko Eva yatangiye kwiheba. Maze Sekibi arangije aramushuka, amwumvisha ko iby'Imana yabimubwiye kubera ubugome bwayo, ngo atazamera nkayo, ngo nurya kuri kiriya giti ngo uzamera nk'Imana.
ngo Imana rero kuko itakwemera kumera nkayo, kandi wumva aho Sekibabera mubi Imana yari iremye umuntu mu ishusho ryayo, iramubwira ngo uzongereho ibyawe kuko uko yakuremye ntabwo guhagije. Sinzi niba icyo gishuko mucyumva neza. Sekibi arabanza akagoreka ijambo ry'Imana, ubundi akaryambika utuntu tw'indyoshyanyo, ubundi aba ashaka kujyana akabatwarisha icyo ngicyo. Nuko Eva abavuye mu bye, ati sinarinzi ko Imana yambeshye, kandi Imana ntibeshye. Abavuye mu bye, ati sinarinzi ko yambujije kurya ibiti byose byo mu busitani, kandi Imana yaramubujije kurya igiti cye kimwe gusa. Icyo nababwiraga rero, nashakaga kubumvisha yuko umuntu wese wemeye kujya mu mishyikirano na Sekibi, birangira Sekibi imutsinze igitego, kuko uwo mutware w'ibibi byose agira twarugonda ihene twinshi cyane. Nguko uko yangije ababyeyi bacu mu busitani, nguko uko natwe twangiza buri munsi iyo twemeye kwinjira mu mishyikirano nawe. Aha rero babyeyi mwicaye muri iyi ngoro, bavandimwe banjye mwicaye hano muri iyi ngoro, nazinduwe no kubabwira ngo muramenye ntimukajye mwinjira mu mishyikirano na Sekibi. Sekibi ntawe ushyikirana nawe kuko agira rugonda ihene nyinshi. Sekibi uramurwanya tout simplement. Sekibi umurwanya wiviye inyuma, kandi intwaro Yezu yaraziduhaye. Ni nayo mpamvu nimusoma Ivanjiri ya Mariko muzasanga ku munsi wa mbere w'ubutumwa bwe nta kindi yakoze uretse kubohora abantu, yirukana Sekibi. Ntabwo yigeze negosiya na Sekibi, ahubwo yarayirwanyije yivuye inyuma. N'ubu urugamba ruracyakomeje, rukomereje muri yewe, rukomereje muri wowe, ngo tumurwanye, yo kudutwara ibibondo, yo kudutwara ababyeyi, yo kudutwara abakambwe, ngo bakurikire umwijima kandi urumuri twararumenye. Urwo rumuri nta rundi ni Yezu Kristo umwami wacu. Uyu munsi rero nawe yiyiziye, yamenye ko urugamba rukomeye, aradutiza intwari ikomeye cyane. Yewe rero nayise umwambi w'ingobe, kuko uyirashe ntarokoka. Ni ijambo ry'Imana ritavangiye. Sekibi atangiye gushaka kujya mu mishyikirano na Yezu. Yezu aramwima, ahubwo aramwitarura kugira ngo amurase wa mwambi w'ingobe nababwiye. Sekibi rero atangira bwa buryarya bwe bumwe yakoresheje mu gihe cyo kwa Adamu na Eva, bumwe bwo guhindura ijambo ry'Imana akarigoreka, yarangiza akadufatira aho ngaho. Kandi ntabwo yari azi ko noneho uwo agiye guhangana nawe ari Imana, ari ijambo wigize umuntu. Atangiye rero kugoreka ijambo ry'Imana. Aho ahera ni hehe? Ahera ku bintu byiza Imana yaremye, yarangiza agashyiramo ka kagobeko ke ko kubigoreka kugira ngo adufate. Ariko Yezu ni mwiza cyane, ntabwo anegosiya nawe. Ahereye ku kirero, ahereye ku migati. Ntimwabyumvise neza mu Ivanjiri uyu munsi? Nuko Sekibi baramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, tegeka iri buye rihinduke umugati. Ubundi umugati si mubi, umugati ni mwiza. No gushaka umugati bya bindi byacu si bibi. Gushaka umugati w'abana ni byiza. Muragahaha muronke, muragahinga byere, murakorora zororoke, nimunagira byinshi muzampeho. Umva padiri utangiye gusabiriza mu misa ya mbere. Ubwo ndagira se mu ya gatatu bimeze bite? Ariko ntimuzanyime kubaho n'ukubana, si byo se? Icyo ndimo kubabwira
nuko gushaka umugati ubwabyo atari bibi, nuko gukora cyane kugira ngo ugaburire abawe atari bibi, ariko agatego ka Sekibi kari ahangaha nuko Sekibi ashaka kwereka Yezu ko ashobora gutubura amabuye yose agahinduka imigati, ni ukuvuga ngo ibiri imbere ye byose bigahinduka ibiryo. Tubishyize mu mvugo nziza ni ukutwereka ko ubuzima bwa muntu bugomba kubaho gusa burarikiye gushaka umugati, burarikiye gushaka ibiryo, buraramukiye gushaka amaramuko, maze ubuzima bwawe bwa buri munsi bugaherera aho ngaho. Bivuze iki? Ngo ubuzima bwawe nubuherera ku migati, n'imbaraga zawe nuzihereza guhindura amabuye yose ngo uyahindure imigati, ntuzabona umwanya wo gusenga, ntuzabona umwanya wo gukunda, ntuzabona umwanya w'ibikorwa by'urukundo, ntuzabona umwanya wo kuganira n'abawe, ibintu byose bizaba gushaka umugati gusa. Nimurebana neza kandi murasanga iyi si iki gishuko yarakiguyemo. Ubu hari n'ababaseka kubwo mwaje mu misa mutagiye gushaka umugati. Ndabarahiye simwe muzicwa n'inzara bwa mbere kuko mwasenze Imana. N'ikimenyimenya ahubwo uzasanga rimwe yahaye umugati igihe kigeze. Icyo gishuko rero isi yakiguyemo cyo gushaka umugati gusa. Kandi ibi twari twarabibwiwe no kuva kera. Mu 1942 umwanditsi nkunda witwa Lewis wanditse igitabo avuga ngo igitabo cyitwa ngo Stratégie du Diable, cyangwa se uburyo Sekibi akoresha adushuka. Muri bumwe muri ubwo buryo yaravuze ngo Sekibi yari yohereje akana ke kujya gushuka abantu, arakabwira ngo uzagende ubabwire ko mugomba kwirirwa mushaka ibiryo gusa, ibindi mukazabyibagirwa. Ngo uzabateze kwirirwa biruka kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, uzabateze kwirirwa bumva ko nibatiruka bazapfa, nibatagira imyanya yose nibatayiharira gushaka umugati bazapfa bagashira. Ariko icyo cyari igishuko cya Sekibi kandi nubira cyagikoresha. Maze Yezu mwiza utwigisha kurwana na Sekibi yamushubije ngo iki? Yaramubwiye ngo, Yezu yaramushubije ati, haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa. Nguwo umwambi w'ingobe Yezu yateye Sekibi, kandi natwe uyu munsi arawudutiza ngo tumubwire ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa. Nibyo umugati urakabaho, turakawugira dutunge dutunganirwe, ariko niduhiha bikanywa n'ibyo kurya gusa. Tukibagirwa ko n'umuntu atungwa no gusenga, tukibagirwa ko n'umuntu atungwa n'urukundo, tukibagirwa ko n'umuntu atungwa n'imigenzo myiza. Ndababwiza ukuri, Sekibi azaba yatwigaruriye. Dore intwari ikomeye, dore umwambi w'ingobe. Ni ukubwira Sekibi ngo namenye ijambo ry'Imana, umuntu ntatungwa n'umugati gusa. Ako ngako mwakumvise? Niba mwakumvise kuri iki cyumweru nshatse nanarekera aho ngaho, ariko reka mbabwire na ka kabiri. Yezu nanone utinjira mu mishyikirano na Sekibi, Sekibi yongera kumwegera amushukisha ubwami. Yaramubwiye ngo nzaguha gutegeka biriya bihugu byose, nguhe n'ubukire bwabyo, kuko nabihawe kandi nkabigabira uwo nshatse. Ariko wowe rero nundamya, biriya byose bizaba ibyawe. Nimwumva ukuntu Sekibi nawe ari umugome pe. Aje kumushukisha ubwami n'ubutegetsi n'ubuhangange. Kandi nababwiye ko ahera ku kintu cyiza, yarangiza akagihindura kibi, agashyiramo uburozi bwe ngo bitwice. Ubundi kugira ubwami si bibi. Umwami ni mwiza, ni Imana yahaye umwami Abayisiraheli. Kugira ubuyobozi si bibi, kugira ubutegeka buyobora si bibi, no kugira ububasha
nabwo ubwabyo ntabwo ari bibi cyane, ariko nimwumve Karugondi ihene si ikibashyiramo. Yabwiye Yezu ngo ibi byose nzabiguha niwemera kugira gute, niwemera gupfukama ukandamya. Agatego Karugondi ihene karimo nuko kugira ngo ugire imbaraga n'ububasha nuko ugomba gupfukamira Sekibi. Aho niho rero agiye kumarira ab'isi, kuko ab'isi bamwe na bamwe bakeka ko kugira ububasha ari ukubanza gupfukamira Sekibi, ukanga ibyiza byose bivuye ku Mana, ukanga imigenzo myiza yose ivuye ku Mana, ahateretse intebe y'Imana hose ukayimura. Ab'isi bagira ngo ubwo niko kuba igihangange, kandi ntabwo bazi ko ari agatego Karugondi ihene. Yezu rero yarabumenye, arangiza amusubirisha ijambo ry'Imana. Nababwiye ko umwambi w'ingobo utsinda shitani ari iki? Ni ijambo ry'Imana. Arangize abwira Sekibi ijambo ry'Imana ritavangiye, aramubwira ngo haranditswe ngo uzaramya Nyagasani Imana yawe, aba ari we uzasenga wenyine gusa. Kuramya Imana ntibibuza umuntu gutegeka, gusenga Imana ntibibuza umuntu kuba igihangange, kwanga gupfukamira Sekibi ntibibuza umuntu kuyobora neza. Ariko iyo Sekibi twigabije atwumvisha ko ibyo bishoboka byonyine iyo twemeye imigambi ye n'amategeko ye, ko ariho byagenda neza. Uyu munsi rero aratwigisha ngo mwebwe abemeye kunkurikira nimwange shitani n'ibyayo byose, nimwange gupfukamira Imana ngo mube bihanganye, nimwange gupfukamira shitani ngo mube bihanganye, nimwange gupfukamira Sekibi ngo mugire ububasha, nimwange gupfukamira Sekibi ngo mukunde muba abayobozi bakomeye, ahubwo nimubebo, nimuba abami, nimube n'ibihangange, ariko amavi yanyu ahore n'imbere y'Imana. Ngiryo ibanga twigishwa uyu munsi. Icyanyuma nkibabwire se, misa ya kabiri iransanga hano, ikosa riraba ari iryanyu, ubwo se riraba ari iryanjye? Nkibabwire cyangwa nigendere? Reka nkibabwire n'ubundi nicyo cyanzanye. Icya gatatu kirarebana n'igishuko cya gatatu. Sekibi aza yihindaguye, araza yitwaje ijambo ry'Imana kugira ngo ashuke Yezu, ariko Yezu umwana w'Imana ntajya yinjira mu mishyikirano na Sekibi. Ubu noneho yaje kumushukisha iki? Yamujyanye Yeruzalemu, amuhagarika ku gasongere kw'ingoro, maze aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ngaho simbuka, kuko handitswe ngo izategeka abamarayika bayo bakurinde. Iryo ni ijambo ry'Imana koko. Imana iturindisha abamarayika bayo, ariko ntimuzi agatego Sekibi yashyizemo. Iki gishuko cya Sekibi cyitwa kugerageza Imana, ukitwaza icyizere uyigirira, maze warangiza n'ibyo wowe washoboraga gukora ukabyanga, n'ibyo washoboraga kwirinda ntubyirinde, ngo aho Imana izabinkuramo. Abo ni ba bandi banga guhinga ngo Imana ngo izamanura ibiryo mu ijuru hanyuma barye. Nibyo koko yamanuye manu, ariko ndakurahiye nudahinga ntuzarya. Niba abandi banga gukora ngo reka Imana irahari izadutunga. Nibyo koko Imana izagutunga, ariko yaguhaye akaboko ngo igutungire no muri ako kaboko kawe. Niba abandi banga kurera babo ngo Imana izabarerera. Nibyo koko Imana izakurerera, ariko izanyura mu bwenge waguhaye, izanyura mu maboko yaguhaye. Babandi bagerageza Imana ni babandi bitwaza ijambo ry'Imana bakavuga ngo icyo twakora cyose Imana izaba iri hafi yacu, izaturenganura. Maze wajya kwiyahura ukajya mu mugozi, ipfundo ntiripfundure, ikakureka ukagenda. Si we wiyahuye se niyo ibikwahuye?
ijambo kwahura mu kinyarwanda ryo ntibibaho, habaho kwiyahura. Ariko niwiyahura n'uzaba ufashe icyemezo cyawe. Babandi basuzugura amategeko, ugasuzugura amategeko y'igihugu, ngo Imana yarambwiye ngo oya, wabanje ukubaha itegeko ry'iyi si. Niba iryo tegeko ntacyo rigutwaye, wakubashya amategeko y'igihugu cyawe. Ukanga kuvuza abawe, ukanga kuvuza abana, ukanga gukora ibyiza, ngo Imana yarambwiye ngo, ukitwaza ubuhanuzi, ukiba abandi, ugasahura utw'abandi. Aho navuga ngo ni wa mutego wa Sekibi ukoresha ijambo ry'Imana nabi, maze warangiza ugasanga uvuga ngo Imana yarantereranye. Aha Yesu aravuga ngo ntuzagerageze Imana yawe. Ujye ukora ibyo umuntu ashoboye gukora, ujye ukora uko imbaraga Imana yaziguhaye, ujye wubaha amategeko uko wayahawe abayimana bare n'igihugu cyawe, ujye ukoresha ubwenge bwawe uko bungana, maze aho unaniriwe, aho Imana yawe abihitangirira. Burya ngo Imana yacu itangirira aho imbaraga zacu zananiriwe, kuko izo mbaraga nayo niyo yaziduhaye. Nuko Yesu yumvisha icyo gishuka aravuga ngo uramenye ntuzagerageze Imana yawe. Uwo nawe niwo mwambi w'ingobe Sekibi yatewe binyujije ku ijambo ry'Imana. Nanzure mvuga ngo Yesu yadutumiye ngo twige ibintu bibiri bikomeye. Ntuzinjire nawe mu mishyikirano, ariko nubona nakurembeje uzasubira inyuma, ufore umurase umwambi w'ingobe ari wo nise ijambo ry'Imana rihoraho. Muzatsinda ndabyizeye, kandi uwo mutsindo wanyu muzawuture Nyagasani nk'ishimwe rimunogeye. Nyagasani Yesu nabane namwe.